ni igisonga cya mbere cya Nyampinga w'u Rwanda 2018 nkurikira Fashion Focus kuri Contact TV. Ujya gutega kabisi bakakureba bakaguseka kandi ifitiye desa zawe zo gutega wigiriye ahantu wanze gutega moto cyafite umwanya bikaba hatari gufata umumotari sasa arakura ati wowe ati nawe wabundi nk'ahantu wa 500 akahita guca nk'igihumbi ngo yangura imisi ngo shyiramo imiyaga ngo ibintu. Nitwa Queen Karimpinya nkurikirana Fashion Focus kuri Contact TV nawe yikurikirana. Nitwa Ingabire Habiba Miss Supranational 2017 nkurikira Fashion Focus kuri Contact TV. Nitwa Liliane Iradukunda nkurikirana Fashion Focus kuri Contact TV hamwe na Sam Kwizera. Nitwa Ishimwe Noriela nkaba nkurikira ikiganiro Fashion Focus kuri Contact TV hamwe na Sam Kwizera. Hello everyone, my name is Fiona Mutoni Naringwa. I am the first runner-up Miss Africa 2017 and I love watching Fashion Focus on Contact TV every Saturday and Sunday at 2 p.m. Keep locked. Nkuko nabikubwiye rero turagaruka kuri Rwanda Cultural Fashion Show. Rwanda Cultural Fashion Show nkuko nabikubwiye ni event ya fashion ariko ifite ihurira n'umuco nyarwanda. Aho bihurira nta handi nuko bya bindi dusanzwe tumenyereye mu ntambuko turongera tukabona za ntambuko benshi bamenyereye zo mu mahanga ariko none tukongera tukagaruka muri za ntambuko tujyanisha n'imyambaro mu Rwanda cyangwa se imyambaro yakoreshwaga hambere mu Rwanda, imyambaro aho mubasha kugenda musobanukirwa ubuzima abami babagamo ase ibwami bambaraga bate, abakobwa b'icyo gihe bambaraga gute, abasore b'icyo gihe bambaraga bate, abana b'icyo gihe bambaraga bate. Ibi byose rero icyo biba bigamije nyine nkuko nabikubwiyeho no kwigisha abakiri bato batabaye mu ibyo bihe ndetse kandi no kwereka abanyamahanga umuco nyarwanda icyari cyo, uburyo umuco nyarwanda byabagaho. Umuco nyarwanda ni mugari ariko nkuko nyine abategura Rwanda Cultural Fashion Show babihisemo bo bagerageza kubyerekana ariko binyuze mu mideli n'imyambarire. Ubwo rero ni igikorwa nacyo imyiteguro irakomeje, nacyo ni igikorwa kizaba ku itariki 7 z'ukwezi kwa 9. Navuga ngo nyuma yuko habayeho igikorwa cyo gutoranya abamodo bazerekana imyambaro, practice zarakomeje cyangwa se imyitozo. Ubwo ngubwo rero twanasimbukiye nyine nkuko twabyemeje. Intego yacu no kugira ngo tubereke ibibera muri fashion industry byose hano mu Rwanda, aho tubasha kugera tukagenda tubasangiza uko ibihe bigiye byifashe ndetse kandi kuza tuba turi igitaramo hejuru nkuko mubizi ntago tujya tubikora, ahubwo mbere tubanza kubereka imyiteguro y'igitaramo ese imeze gute. Kuri ubu ngubwo rero icyo ngiye kwereka nta ngiye kwereka imyiteguro y'igitaramo ariko mu bigendanye n'abamodo. Noneho ese abamodo bari ku ruhe rwego, abamodo bari gukora gute kugira ngo tuzabone koko abamodo bari ku rwego rwo hejuru kuri icyo gitaramo. Ese koko tuzabona abamodo bari tayari kutwereka uwo muco nyarwanda, tuzabona abamodo bari tayari kutwereka uko byagendaga, uko ibwami babagaho, uko abasore b'icyo gihe bambaraga, inkumi z'icyo gihe, cyane cyane ko imyambaro yabo kenshi yabaga ari imyambaro igaragaza umubiri. Niyo mpamvu rero n'ubu ngubu bagerageza kubisanisha n'ibyo myambaro ya kera. Ngira ngo ku gikorwa nyirizina muzabasha kubona uko babyitwaramo mu nshabure, muzabasha kubona uko babyitwaramo haba kubigaragara, haba mu byarangaga abari cyangwa se abanyarwandakazi, haba mu byarangaga abasore b'abanyarwanda. Byose muzabasha kubibona ku munsi nyirizina wa event ndetse muraza no kugenda mubibona no mu mafoto atandukanye turi bugende tubereka agaragaza uko byifashe. Tatinze rero twasuye aba bamodo bo muri Rwanda Cultural Fashion Show bazaba berekana imyambaro. Twarabasuye tureba aho imyiteguro igeze ndetse kandi tugira n'akanya ko kuganira nabo badutangariza uko bahagaze. Twaganiriye n'abari gutozwa ndetse kandi tunaganira n'abari gutanga iyo myitozo. Mu kanya gato rero mbanze mbanyuremo mu ncamake uko byari byifashe muri Rwanda Cultural Fashion Show, ubundi ngenze kugaruka ngana no ku musozo w'ikiganiro.
Nitwa Prince Henry Twagira, nkaba ndi umumodo mu Rwanda, nkaba maze imyaka n'umwaka wa gatanu maze muri fashion. So Rwanda culture n'umwaka tuyitegaho byinshi, nashishikariza n'abantu kuzaza muri event, muri show ya Rwanda culture, kuko harimo new faces, harimo amaface abantu batari basanzwe bamenyereye. So ni byinshi byo kwitega ku munsi wa event. Imyiteguro iri kugenda neza, uno munsi imyiteguro yagenze, training zagenze neza, abamodo barakomeza kwitabira trainings nk'ibisanzwe. Abantu muri rusange Rwanda culture imeze neza, ubu ngubu yazanye udushya twinshi no mwaka. Rwanda culture rero ahantu itandukanye n'izindi event dusanzwe tumenyereye. Rwanda culture yo byonyine ku izina ryayo ni Rwanda culture, ipromotinga umuco nyarwanda. So ahantu itandukanye n'izindi events, ibintu biba biri muri kwe mu yandi ma fashion show usanga ari ibintu, ari imyenda isanzwe yo kwambara wenda kuri beach cyangwa kwambara hehe ahandi hantu mu buzima busanzwe. Ariko Rwanda culture yo umwihariko wayo ni umuco, yerekana umuco, igasigasira wa muco kugira ngo n'abantu baje muri event bamenye ukuntu abantu bakera bitwaraga, ukuntu bambaraga, and so on. Naho ngaho rero Rwanda culture itandukanira n'izindi shows. Imyitozo ihagaze neza,
navuga ko turi gukora akazi kose bishoboka ku buryo tuzabakorera show nziza kandi ni ubwa mbere ndumva tubafitiye udushya twinshi. Ukiri muto kuki wahisemo kwinjira muri uru rugamba? Ubwa mbere barambwira ngo ugenda nk'umumodo, then nyuma mukuru wanjye aza kubijyamo, mbona ni byiza, nakundaga kumuherekeza nkabona ndabikunze, birangira nanjye navuze ngo reka ngerageze. Navuga ko Rwanda culture yerekana ibintu cyane cyane mu muco, tubona ibintu byinshi bya made in Rwanda kurusha uko wareba izindi show zirimo abanyamahanga. Kuba se Rwanda culture ipromotinga cyane ibintu bigendanye n'umuco, ubona hari ikintu bimaze ku rubyiruko rw'abanyarwanda, ku bana bakiri bato? Yego, twiga byinshi kuko akenshi urubyiruko rwumva ibintu bya kera ari ibintu bitari nyine muri style, ariko hari ukuntu bafata ibintu bya kera bakabisanisha n'iby'ubu, ibintu bikamera neza. Umuntu udukurikiye namubwira ko azitega udushya twinshi, hazaba hari ibintu byinshi mutabonye mu yandi masho kugeza ubu. Sinababwira ibyo tuzakora, ariko nababwira ngo muzaze mwirebere kandi ndabizi ko mutazicuza. Nitwa amazina ya Munana Justin, ndi umwe mu banyamideli mu Rwanda. Ubu ngubu nigiri gutoza abamodo bari batsindiye casting ya Rwanda Cultural Fashion Show. Abakobwa bari ku rwego rwiza kandi nanone bafite urugendo rwinshi rwo kugenda, cyane cyane nko kugenda, bafite byinshi byo gukora mbese, ariko ngendeye ku bumenyi mfite biragenda pe, ikibazo. Cyane cyane ngendeye ku bantu bategura ama fashion shows, buri mwaka show bifite ibiki abantu, cyane cyane ndavuga kuri Rwanda Culture. Uyu mwaka bimeze neza cyane, bimeze neza ku buryo ntabivuga ngo mbirangiza, ahubwo ndashishikariza abantu ko bazaza bakabibona, aho bazabona umuco nyarwanda, uko hambere twambaraga n'ukuntu twatambukaga, uburyo twerekanaga nyine umuco wacu, hakazaho na moderne bisanzwe, imyambaro y'ubu ngubu ariko bikozwe mu myambaro twakwita ko ari made in Rwanda, kugira ngo dupromotinge u Rwanda n'ibikorerwa mu Rwanda. So ndashishikariza abantu ko muzaza mukirebera. Bimenyerewe ko kenshi abakobwa b'abamodo kenshi baba bashaka gukora nk'ibyo tubona ku bamodo bakomeye hanze. Kuba muri kubatoza noneho mukagaruka mukabatoza n'ibijyanye n'umuco nyarwanda, nta challenge muri guhura nazo mu bigendanye n'ubumenyi muri kubaha ku buryo babasha kubyinjiramo? Birashoboka ko izo challenge zaboneka, ariko nanone ntago ari nyinshi, gusa zirahari. Nanone cyane cyane nk'uko turi gutoza abana, ntago hambere bahazi, ariko mu buzima n'ukwiga, turiga ubundi tukamenya. Murabona bari kwakira gute noneho kuba muri guhuza ibigezweho n'umuco gakondo, cyane cyane ubwo ndabara ku bakobwa? Barabyishimiye kandi ni byiza, cyane cyane ko ari abanyarwanda turi gukorana nabo benshi. Urumva ni ibintu byiza kandi bakwiye guha agaciro, kubera ko ni abanyarwanda, turi mu Rwanda, tugomba no gukurikiza ubunyarwanda nyine muri rusange. Umunyarwanda rero cyangwa se umuntu udukurikiye uzitabira Rwanda Cultural Fashion Show kuri inshuro, azabona abakobwa b'abamodo bari ku ruhe rwego, yitega iki ku bakobwa b'abamodo bazerekana imideli muri Rwanda Culture? Icyo yakwitega ku bakobwa ni ku rwego rushimishije, urwego rushimishije pe, ku rwego rushimishije. Icyo ahubwo mbasaba ni uko mwaza muri benshi, ubundi mukihera ijisho abamodo banyu bo mu Rwanda, cyane cyane abo twafashe muri Rwanda Cultural Fashion Show, kubera ko
ni show iri ku rwego rushimishije, urumva ntago twabatenguha, ni byinshi byiza pe. Nitwa Karangireremi, ndi umumodo, nkaba maze igihe nkorana na Rwanda Cultural Fashion Show igiye kuba muri ino minsi, buri gihe gito kugira ngo itangire. Nkaba maze igihe muri no mwuga, nkaba ndi umwe mu bari gufasha abamodozi bazakora muri kino gitaramo, aho turi kujya tubafasha mu buryo butandukanye. Hari abagerageza ko bagaragaza ko babizi, hari ababizi cyane. Byose tubikora kugira ngo tubahuze ku munsi nyirizina w'igitaramo uzagere buri muntu wese ari muri mood y'igitaramo, kandi kugira ngo n'abantu bazakizamo bazabashe kuba banogerwa n'imideli izaba iri gutambuka, yewe n'abamodo bazaba bari gutambuka n'uburyo bagendamo neza. Watoje abahungu by'umwihariko, abahungu bazagaragara muri Rwanda Culture, urabona bari ku ruhe rwego mu bigendanye n'imyiteguro, mu bigendanye n'ubumenyi bwo gutambuka? Urakoze cyane. Ko bigaragara ntago ari abahungu dufite, ntago ari abahungu usanga tumenyereye mu mashow atandukanye. Dufite new faces, ni bashyashya, bamwe na bamwe harimo batarakora amashow, ariko bitewe nuko bakoze casting bakayitsinda, ni abantu bagaragara ko koko bazaduha umusaruro kandi bazabasha no kubikora neza. Ibyo byose dufatikanyije bizaba neza, kandi biragaragara ko abahungu dufite bazakora neza, barabizi. Rwanda Culture aho itandukanye n'izindi organisation n'uburyo iteguyemo ibitandukanye n'izindi. Aba event yacu mbere yuko iba, mbere abanyamakuru badusura, habona ari hasoze event zindi zitandukanye zijya ziba, ariko abamodozi ntihabeho rehearsals zo kugira ngo babashe kongera kwamerera ya ngendo yabo, bongere bagende neza. Ugasanga n'abantu bahuriye ku munsi wa show, kugenda ntago ari sawa. Ariko twebwe nka Rwanda Culture Fashion Show, izi rehearsals zidufasha kugira ngo ba bantu bari bamaze igihe badakora bongere bisanga muri mood, bityo dukora ikintu cyiza. Tuzaza muri Rwanda Culture y'uno mwaka tubahisha ibintu byinshi cyane. Abamodo barimo ni abamodo beza cyane, bashoboye, bigaragara ko bafite n'inyota yo gukora amashow menshi, yewe harimo n'abasanzwe bakora amashow. Ariko ikigendereyeho ku bamodo dufiteho intarumikwa mu magambo make, ariko nabivuga. Mwakoze namwe. Yes, ngibyo rero, ngiyo Rwanda Cultural Fashion Show 2019 imyiteguro ngaho aho igeze. Ngibyo ibyo abamodo bagutangariza, urabona ko hakirimo n'abana bakiri batoya, bitanga ikizere ko fashion industry yejo tuzaba tubona abamodo bari ku rwego rwiza mu gihe baba bitangiye bakiri ku imyaka, kandi nyirango mwabonye n'intambuko zabo ko n'abana bashoboye, biratanga ikizere ko mu myaka iri imbere fashion industry ibintu bizaba bigenda bimera neza. Abana rero ngira ngo twabitegaho byinshi nkuko babidutangarije, ubundi tuzahure ku munsi wa event tureba ngo ese koko ibyo abana batubwiye
bari tayari kubishyira mu ngiro, ariko ubwo no mu biganiro bitatu tuzagenda tuzana abari gutegura ibi bikorwa byose kugira ngo noneho batwinjize mu bikorwa nyirizina, batubwire icyo tuzabona aho imyiteguro igeze ndetse n'uburyo bwo kwatendinga aya ma event kuri mwebwe mudukurikiye. Igisonga cya mbere cya nyampinga w'u Rwanda 2018 nkurikira Fashion Focus kuri Contact TV. Ujya gutega kabisa bakakureba bakaguseka kandi ifitiye desa zawe zo gutega, wigiriye ahantu wanze gutega moto uracyafite umwanya bikaba hatari. Gufata umumotari sasa arakura ati wowe ati nawe wabundi nk'ahantu wa 500 akahita guca nk'igihumbi ngo yangura imisi ngo shyiramo imiyaga ngo ibintu. Nitwa Queen Karimpinya nkurikirana Fashion Focus kuri Contact TV, nawe yikurikirana. Nitwa Ingabire Habiba, Miss Supranational 2017, nkurikira Fashion Focus kuri Contact TV. Nitwa Liliane Iradukunda nkurikirana Fashion Focus kuri Contact TV hamwe na Sam Kwizera. Nitwa Ishimwe Noriela nkaba nkurikira ikiganiro Fashion Focus kuri Contact TV hamwe na Sam Kwizera. Hello everyone, my name is Fiona Mutoni Naringwa. I am the first runner-up Miss Africa 2017 and I love watching Fashion Focus on Contact TV every Saturday and Sunday at 2 p.m.